bararobogoza ati ninde uzaturengera ko abapolisi mu bihugu by'abaturanyi by'umwihariko mu gihugu cya Kenya ngo batubonyemo imari ishyushye ngo baratubona bakavuga ati murakaza neza mboga zizanye. Abapolisi ba Kenya ngo badufata nk'imari. Aba ni abashoferi b'abanyarwanda ku karengane bakorerwa iyo bageze hakurya muri Afrika y'Uburasirazuba muri biriya bihugu by'ibituranyi. Nakavuga bati saka karengane tuzafashwa nane kugira ngo koko dukore twisanzuye. Ati bagenzi bacu muri Kenya iyo bageze mu Rwanda barisanga, ariko twebwe iyo tugeze muri Kenya rwose abapolisi bahita batubonamo nk'imari ishyushye. Ku ya 13 Nyakanga 2025 hamenyekanye inkuru y'umushoferi w'umunyarwanda wafatiwe i Mombasa muri Kenya, aho abapolisi b'igihugu cya Kenya bavugaga ko atwaye ikamyo ifite amapine ashaje, bityo bamwishyuza amashiringi ya Kenya 100,000. Ushobora kumva ari amafaranga make yarahe 100,000. Bagize ngo ni 100,000 by'abanyarwanda ze. Banamushyiramo amapingu bamuteguza kumujyana he mu munyururu. Atambara ipingu tanga amafaranga 100,000 by'amashiringi. Akavideo rero ko uyu mushoferi yafashe ubwo yari asubiye mu modoka aho bari bamwohereje ngo azane ayo mafaranga bamuciye, kanavuga ko amafaranga yari yaciwe ngo atari kuyahabwaho inyemezabwishyu, ahubwo ari ngyandi bita ngo rushwa muri biriya bihugu nyine byo mu Burasirazuba bwa Afrika. Hano muri Afrika y'Uburasirazuba rushwa bura ni ijambo rikomoka ku rurimi rw'igiswahili rushwa. Nta nyemezabwishyu bari kumuha. Uhana ashobora kuguca, undi w'imbere akaguca, undi w'imbere akaguca, ukagerayo n'ayandi baguhaye ya misiyo yo kurya ukagenda uyatanga mu nzira, kandi waza ukayibwira boss wawe ntabyemereye kuko nta misiyo nyine, misiyo yarayiguhaye ariko amafaranga yatanze nta nyemezabwishyu. Buriya mu Rwanda hari byinshi twagombye kuba twishimira, twarenze, twamaze guteraho intambwe ibijyanye na ruswa mu mutekano w'umuhanda. Wenda si 100% ariko aho turi byibuze umuntu yahishimiye. Nyemezabwishyu reka ntayo. Ngo aricyo cyatumaga avuga ati ni ruswa, dore ko n'amapine ubwayo yavugaga ko rwose mu by'ukuri adashaje. Ushobora kureba ukavuga uti ni bya bindi umuntu areba inka, ubundi umuntu ubuze icyo atuka inka arayibwira ngo dore urucebe rwawe rwose, urucebe rwayo uko rumeze. Urucebe ry'inka ryaba ribise reka kirazira, ariko ibuze uko atuka inka niko avuga. Umushoferi kandi yongeyeho ati mu muhanda w'ibihugu byo mu karere duhuriramo n'ibibazo byinshi cyane, akarengane gakabije, ni mu dutabare. Byakomeje kugenda bigaragazwa pe, ariko se barumvwa bafashwa nande ryari hehe? Inkuru yavuzweho muho amagambo anyuranye n'abagera ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bagira bati birababaje kubona umuntu yarenganywa bene aka kageni, niyo haba hari ikibazo kiri mu modoka ntabwo bikwiye ko umushoferi ari we wakwishyura icyo kiguzi, ahubwo bavugana na nyiri kinyabiziga. Abandi nabo bashakaga kwerekana ko muri Kenya ibyabaye ku mushoferi w'umunyarwanda ari ibisanzwe kuko ngo yari mu gihugu cyamunzwe na ruswa. Njye nakubwiye ngo bagera mu Rwanda rwose bakabona nk'abageze muri paradizo. Hari wagize ati nareke kwigira iby'inka yarembye, niyishyura amafaranga komeze akazi, kereka niba Kenya mwarayibagiwe niko babayeho, uba ugomba kubasigira akantu kugira ngo nawe wikomereze imbere. Buriya muri Kenya no kuyoboza ubwabyo urabyishyurira. Uri umushoferi rwose ugomba gutegekanya amafaranga. Niyo wayoboza ati ko nanengeze hano ngiye ahangaha bimeze biti, ugomba kwishyura ngeweza kulipa kabisa. Nutishyura ubwo ntacyo uzabona. Muyobozi wa sindikare y'abashoferi bo mu bamakamyo yambukiranya imipaka mu Rwanda akaba yitwa Juste Kanyagisaka avuga ko abashoferi bo mu Rwanda bakigorwa muri bihugu by'abaturanyi rwose.
babangamiwe n'amategeko abangamye yo mu bihugu by'ibituranyi by'u Rwanda, ndetse bakanakorerwa akarengane gatewe n'umuco wa ruswa yahawe intebe mu mihanda yo mu ibyo bihugu byo mu karere. Wambaye kirezi ntajya amenya ko kera. Kanyagisaka ati amategeko yo muri Kenya ndetse na Tanzania avuga ko ikosa umunyamahanga akoreye mu muhanda ryose rigomba kumujyana mu rukiko, kereka iyo afite umwishingizi w'umunyagihugu wemeza ko azishyura amande aciwe. Urumva ko ntabwo biba byoroshye. Niyo tuvuga ngo ni isoko rusange rya Afurika, common market, ariko amategeko akaba atandukanye yo kuba yarengera abo bantu bakora akazi kamwe. Treatment cyangwa se kwitabwaho kw'abo bantu, uko umushoferi wo muri Uganda yitabwaho ageze muri Kenya siko yitabwaho ageze mu Rwanda. Ko umushoferi w'umunyarwanda yitabwaho ari muri Kenya no muri Uganda siko yitabwaho ari iwabo mu Rwanda. Ariko none umushoferi wo mu Rwanda noneho we uko yitabwaho ari mu Rwanda bitandukanye nuko yitabwaho muri ibyo bihugu. Ariko abo muri ibyo bihugu iyo baje mu Rwanda bo bitabwaho neza nkuko bisanzwe, nkuko umunyarwanda yitabwaho. Nta mafaranga baguca atajyanye n'ibintu koko bigaragara koko wabikosheje. Aho rero urajya mu rukiko baze kugufata wakoze iryo kosa ryo mu muhanda ugatijya gufungirwa mu gihugu cy'amahanga. Ibyo bibazo ni iki? Aho mategeko urumva muri East Africa nanone n'isoko rusange no kubihuza, urumva ko haracyarimo amasubyo n'ibihato. Umuyobozi yongeye ko mu gihe kandi umushoferi ategereje kujya mu rukiko baba bamushyize muri kasho, aho bashobora kumara iminsi 3 ataraburana ngo ahabwe ubutabera. Mu mategeko ya Kenya kandi ngo hari irivuga ko umushoferi wese atemerewe guhagurutsa imodoka mu gihe yaba afite ikibazo icyo ari cyo cyose. Imodoka ugomba guparika pare, ibyo bibazo byose kanza bigakemuka. Icyakora kandi kuri iyo ngingo kandi ngo ahereye no kwikosa umushoferi yarezwe i Mombasa, uyu muyobozi agira ati inshuro nyinshi twagiye twakira ibibazo by'abashoferi b'abanyarwanda, twareba icyo baregwa tugasanga mu by'ukuri ntaho bihuriye. Ibyo bareze amapine y'imodoka dusaba abashoferi kudufotorera tukareba, ugasanga mu by'ukuri ni urwiyenzo rwo kugira ngo bakwe ruswa. Arakwiyenzaho ati mpa ruswa, wakanga ukajya mu rukiko, ukajya muri kasho, gukererwa, guta umutwe, utakwambuye n'ubundi ngo agira ate aragukereza. Abapolisi bo mu bihugu rero bituranye n'u Rwanda birimo Kenya na Tanzania usanga iteka iyo babonye umunyamahanga mu muhanda bumva ko babonye imari ishyushye. Ikintu cyo gusaba ubwishingizi mu ikosa kiratubangamira cyane, ariko ibyo kuvuga ko ikosa ryose rikujyana mu nkiko byo byaratuzonze. Byazonze abashoferi b'abanyarwanda bakorera ingendo mu ibyo bihugu by'abaturanyi, by'umwihariko mu gihugu cya Kenya. Amategeko rero y'umuhanda yo mu Rwanda amakosa hafi ya yose atangirwa amande kugira ngo uzajye muri gereza nyine, ubwo biba byagoranye nawe barabaye wundi. Ese ko polisi ifitiwe ni mu nshingano da ishati ishobora kuguca amande cyangwa yakubwira ati reka tube tugushyizemo wanze witekerezaho amezi 6 ukayarya mu firirizo pare. Mu mategeko y'umuhanda rero hafi ya hose ho dutanga amande, umushoferi agakomeza urugendo. Ariko muri Kenya ngo siko bigenda, kandi ngo aho hose baba bagira ngo ubone baguhe kwake ruswa. Bati tanga ruswa rwose, tanga ruswa. Ruswa n'utayitanga nawe uhitemo muri iyo minsi ujye mu butabera ukererwe, ibintu urushaho gufata indi ntera. Ese ubuvugizi bwa sindika bwo bugarukira hehe? Bufite izihe mbaraga, ubuhe bushobozi? Ati tugarutse kuri iki kibazo umushoferi yagize mu cyumweru twasoje, uyu muyobozi wa sindika rero y'abashoferi bakora ingendo zambukiranya imipaka avuga ko
bavuganye na Minisiteri y'ibikorwa remezo Minifra maze nayo ikavugana n'ububanyi n'amahanga bw'ibyo bihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba ndetse by'umwihariko mu bihugu bihuriye ku muhora wa ruguru byo bita Northern Corridor. Imaze nayo ivugana polisi ya Kenya maze umushoferi ararekurwa. Umushoferi yakora ubuvugizi ararekurwa, ariko nanone hagombye no kubaho ubuvugizi burambye, atari ibintu by'igihe gito, atari ibintu by'umwanya muto, atari ibintu byo kuvuga ngo ni iby'umunsi umwe, ni iby'iminsi ibiri, ni iby'iminsi itatu. No, bahuza mu mategeko abashoferi b'Abanyarwanda kuko bitabwaho muri Kenya bahora n'ibibazo bikomeye, ubujura. Hari umwari n'umutegarugori nigeze kubona ati iyo ugeze muri Kenya ubundi ukavayo amahoro, abajura tushituka bakwinjiranye ibyuma, ati duhereze amatelefoni ibiki byose, ati duha amafaranga twamese ukabaha, ubujura iki. Noneho zibwa n'abajura, ushyiraho no kwibwa na polisi, kwaka ruswa. Ruswa. Hagombye rero kugira ibi biho bihurizwa kugira ngo abashoferi koko nabo bakomeze gukora kandi koko bagende bisanzuye mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ubundi usomye imigabo n'imigambi y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba usanga ari myiza, ariko hareba imikorere n'ibyanditse mu mpapuro birahabanye cyane. Ati iyo basanze ikosa wakoze ari ry'ukuri nta kintu na kimwe bakumarira, utarishyura amande, nicyo kigaragaza ko umushoferi bamurenganyaga. Mu bashoferi batwara amakamyo yambukiranya umupaka bari mu sindika ngo bo bakorerwa ubuvugizi bwihariye ku buryo bitanaba ngombwa ko batabaza itangazamakuru. None se ubwo ngubwo iyo itajya kwitangazamakuru ngo abanze n'abantu bose babibonye n'abanyakenya babibone, buriya kwitangazamakuru ibintu biroroha. Buri bishoboye umushoferi nuhura n'iki kibazo ugiye gukora iyi mpuruza utabaza ku kavideo zagafate ubanze ukakubite mu rurimi rw'iwanyu k'ikinyarwanda, niba ni Kiswahili ugerageza kukizungumuza vizuri, nacyo rwose ugerageze nacyo bishire mu Giswahili, kora ko iyo video yawe ntago izabona n'abanyarwanda gusa, izabonwa n'abanyakenya muri rusange n'abandi bose bagende bayibona muri East Africa Community. Ibyo bibazo bigende bibonwa kuko na president w'icyo gihugu ashobora kuba ari guslidinga hariya ku mbuga nkoranyambaga ze akayigwaho, akabona ko hari umuturage wo mu bihugu by'abaturanyi wagize ikibazo kandi koko yasoma agasanga birumvikana. Abashoferi bagenda bahura n'ibibazo byinshi bitandukanye. Ubwo turavuga ibyo bahurira nabyo ku Batanzania, ariko niba bagarutse nabwo bavuye gupakira nanone usanga ari ibibazo. Uganira bamakamyo batwara essence, genda itumuka agera hano ati iyo essence wazanye ntigiheya ntiyuzuye, ati ibipimo bigaragaza gutya, ati hoya, ugasanga nimo barakwishyuza amafaranga ngo iyo wazanye ntago ijyanye n'ibipimo uri kuri standard. Kandi standard bigaragaza ngo niba uvuye Dar es Salaam ufite essence ingana gutya uzagera mu Rwanda ingana gutya, wasanga ibyo bipimo hari ukunyurana n'iki bitewe akabamo kwitana ba mwana. Haracyarimo ibibazo byinshi. Ruswa yabaye umuco karande mu bihugu by'ubuturanyi n'u Rwanda. Ntabwo mu Rwanda twebwe navuga ko ari byo twishimira, twarenze nubwo tutaragera ariko 100%. Tazavuga ngo twagezeyo kuko umwana bamubwiye ko azi kwirukanka arirukanka arenga iwabo, ntabwo twakora amakosa yo kwirukanka ngo tube twarenga iwacu. Kora ko haracyarimo amafaranga menshi. Niba kugira ngo amafaranga 100,000 rero bumva ko ari amafaranga makeya, ushobora kumva ngo amafaranga 100,000 by'amashiringi ya Kenya ukumva ko ari amafaranga makeya se. 100,000 by'amashiringi na amafaranga menshi cyane ushize mu manyarwanda. Niyo mpamvu ugomba kumenya ngo ari amafaranga ntabwo wayumva kuriya wumve ko ari amafaranga makeya, kubera ko ishiringi rimwe rya Kenya rigura amafaranga 9 n'ibice by'abanyarwanda. Bivuze ngo urafashe nkungu ndimo ndabona yuko iri kuvunja amafaranga 9 n'ibice 3 n'ibice 0.3 by'amanyarwanda. Urumva amafaranga 9, ifaranga shiringi rimwe rya Kenya rigurwa amafaranga y'amanyarwanda 9. Ufashe 100,000 rero by'amashiringi ya Kenya ni 900 byibuze na bitatu uyu mushoferi yaba ari gusabwa. 900 na
ibaze mu bashoferi bajya muri misiyo ni bangahe bafite ibyo 900 ushobora gusanga afite miliyoni y'amanyarwanda misiyo aba yahawe nangahe kandi avuga ngo ishyurira ikosi ugomba kuvana uryishyuwe nta nyemeza bwishyu. Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba na Afurika muri rusange turacyafite ibibazo. Nicyo gashaka buha cyadutsindishije buriya kugira ngo tutazatera imbere. Kubera ko gashaka buhake iwabo yorohereje urujya n'uruza. Buri muturage mu bihugu by'ubumwe bw'Uburayi agenda yisanga nk'ugi wabo. Ibi by'amaviza badushyizeho ibiki byose reka da byose ni ibiki. Uravuga ngo washyizeho isoko rusange ngo washyizeho ngo umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba wene indangamuntu iragenda mu bihugu ariko si byose mu bihugu 8 bya Afurika y'Uburasirazuba. Wabyoroheje guhatiye intambwe yo umuntu agenda n'indangamuntu ariko se mu buryo bwo koroherezwa mu zindi serivisi ahura nazo arafatwa nk'umwene gihugu w'icyo gihugu. Nuvuga ngo mu gihe Afurika y'Uburasirazuba yari gukora neza nk'uko intego zayo zibivuga, umunyarwanda uri muri Kenya yakagombye kwiyumva yuko ari umunyarwanda cyangwa se akiyumva nk'umunyarwanda ahubwo wa Afurika y'Uburasirazuba iyase aho kugira ngo yumve nk'umuturage wa Kenya. Nkuko mu gihe twaba dufite inzozi niba zizaba impamo tukiriho cyangwa ibyananiye abanyafrika bariho tuzabibaraga bazadukomokaho, ya Afrika ishize hamwe, Africa United, Africa United yifuzwa n'abanyafrika. Nuvuga ngo icyo gihe umuturage yakwimva nk'umunyafrika muri rusange ukaba wajya aho uriho wose ugenda ukishyura ukizana. Ariko biracyari ihurizo muri Afrika. Ibijyanye n'amaviza baratera ukuzuza. Hamwe no kuyabona ugasanga ni ibibazo. Ahandi ugasanga ibijyanye n'indi ngendo z'indege biragoranye pe birimo amarushywa. Ariko ayo marushywa yarashyizemo yashyizwemo n'agashaka buhake kugira ngo akomeze abajijishe kugira ngo we yicururize yibonera amafaranga. Vita vya panzi furaha ya kunguru. Rimwe na rimwe duteza intambara kandi ngo intambara y'imishwi ibisiga biba byasakiwe. Ari byo abaswahili bagira bati vita vya panzi furaha ya kunguru. Wasobanura gute ku umuntu ajya muri Maroc akabanza kunyura i Burayi akanyura za Aziya akazenguruka, urajya ku mugabane wa Afurika ukabanza ukazenguruka ibihugu kabimara, ingendo zirakocamye. Haracyari ibibazo byinshi muri Afurika, ubona yuko bizasaba igihe kugira ngo koko Afurika itere imbere. Ibyiba igenda itekereza byibuze ubone hari ibyo bita ibimenyetso yuko bishobora kuba byashoboka, ibimenyetso yuko ibyo ngibyo bishobora kuba byashoboka, kubera yuko baravuga ngo dalili ya mvua ni mawingu. Abo ni abaswahili kandi babivuga, dalili ya mvua ni mawingu. Bati ibimenyetso by'imvura, y'imvura igiye kugwa byibuze ubona yuko rwibuze ibicu byakubye. Dalili ibimenyetso ya mvua by'imvura. Dalili ya mvua. Ariko se koko urabona hano Afrika bizashoboka? Umushoferi umva rwose ubwo yagaragazaga akarengane ke ku mbuga nkoranyambaga bamukubisemo ipingu ati shyura we ipine yawe irashaje wowe ukazana ibintu bya sababu. Dore umubabaro w'abashoferi, imodoka bari kundega ipine nayo y'akarengane, banyambitse amapingu, maze amasaha arenga 5 muri gereza. Nkibaza se umushoferi niba ikosa ry'ipine y'imodoka kabone niyo ryaba rishaje, ni gute umushoferi bakwambika amapingu ugafatwa nk'igisambo bakagukura mu modoka ukagenda n'amaguru bagufashe mu mukandara nk'igisambo ukazanwa kuri polisi. Andi polisi ngo niba ari Changamwa Mombasa. Ubaka kanya mbonye ko kuza mu modoka bari bantumye mujye gushaka amafaranga 10,000 nk'umushoferi n'umushahara wiwe n'amayiregeye 10,000 bitagira resi, ubwo nabikurayo. Abashoferi bo mu Rwanda dukeneye ubuvugizi.
abayobozi rwose nk'uko tuzi ko igihugu cyacu abayobozi bita ku bintu byose kandi baba bakeneye gukora ubuvugizi ku munyarwanda aho ari hose ku isi. Igihugu cya Kenya kabisa ku mushoferi w'ikamyo turabangamiwe. Ati igihugu cya Kenya ku mushoferi w'ikamyo turabangamiwe sana kabisa. Ati amafaranga ubona nayakura hehe? Ati kuki ari we bafashe kandi hajyaho benshi, abenshi niko bigenda. Kuba utabizi burya ngo wicwa no kutabimenya, ntabwo ari we wenyine. Ati nyine nuko bigenda, yuri amahanga arahahanda, ntabwo ari ko burya ahantu hose ngo ibintu bigenda nk'uko byifuza. Ati namwe nyine nimugaruka mu Rwanda namwe bazajya bafata hoya, ntabwo umuntu agira ukundagize, ahubwo nagombye kubaho imikoranire y'inzego. Niba koko ari umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba ushaka kwajyaho isoko rusange, ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi, bya bindi byose biri mu migabo n'imigambi y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC, nkuko batangira baririmba ati jumuiya yetu sote tuyijenge tuyijibishe. Ati umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba twese tuwubake kandi tuheshe icyubahiro koko, tuheshe kuzo ukwiye. Ati amani na upendo, amahoro n'urukundo koko bisugire bisagambe muri uwo muryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Ariko hari aho usanga bikomeje gushakishwa itoroshi ku manywa mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho gashaka abo hakeriwe kandi buriya ubo bigiramo uruhare. Bimwe nakubwiye ngo vita bya panzi furaha ya kunguru. Hariya kandi muri Somalia hari intambara naho imaze imyaka isaga 30, ariko nta n'umuntu ujya witsaho ko ihari. Abantu benshi burya bayirengagije kandi nayo imaze imyaka myinshi. Reka ngushimire cyane rero ukurikira amakuru n'ibiganiro ugezwaho hano kuri Ifine FM 93 n'igice kimwe. Wahisemo neza kubana natwe, nkubwire nti nakagaruka ku isaha y'isa 12 kugera ku isaha y'isa moya kuwa mbere kugera kwa gatanu. Nkubwire ko kandi kino kiganiro Retrovizeri uba ugikurikiye kandi no ku muyoboro wa YouTube channel Retrovizeri TV, iyo cyaba cyagucitse wajya ukagikurikirana 5 kuri 5 kuko ho bihoraho nizo mbaraga z'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga ryarabyohereje, niyo byaba byagucitse igihe cyari cyose uragenda ukabibona kuko bimaraho imyaka 50. Imyaka 50 urumva benshi tuzaba tutakiriho. Reka nshimire kandi n'abadotera ingabo mu bitugu kugira ngo kino kiganiro kikugeraho 5 kuri 5. Abo ngabo ni Willy Consultants and Construction Company Limited, cyo kimwe na Kwasiri Limited. Abangaba barihuje kugira ngo baguhe services zijyanye n'ubwubatsi kandi services ziziri cyasha nta makemwa. Kubaka inyubako z'ubwoko bwose kandi zigezweho, gutegura no gukurikirana imishinga y'ubwubatsi, ubujyanama mu bijyanye n'ubwubatsi, kugenza imirimo y'ubwubatsi ndetse no kugemura ibikoresho bijyanye n'ubwubatsi. Ibyo byose barabigufasha, gahunda zikagenda neza cyane. Babarize kuri 0785 61 36 no kuri 0785 55 56 hanyuma gahunda zigene neza cyane. Nge nitwa Clement Ndayisenga, reka nkwifurize kugira umugoroba mwiza no kunogerwa n'izindi gahunda Fine FM yaguteguriye. Ntujye kure y'inyakira amajwi yawe. Retrovizeri wakoze gukurikira ikiganiro